harimo nuko guhingira rwa rukundo, yego kwiyitaho ku buryo uhora uri igitego yego imbere yiwe, kwiyitaho ku buryo uhora uri mwiza igihe cyose. Hariho nuko n'igihe ikibazo cyavutse mu rugo gufata umwanya mugasabana imbabazi mukaganira, aka kabaye mukajya mu gacaca wa mugani mugacoca amagambo twongeye kubaha ikaze kandi bakunzi b'Ubumwe News TV, ni Irene Penzi. Tugiye kuganira ku makimbirane hagati y'abashakanye, aho tugiye kureba ikiyatera, amakimbirane aterwa n'iki, ndetse turebe n'uburyo twayirinda tukayakumira. Tukaba dufite umutumirwa, akaba ari Narcisse Ntawigenera, akaba ari clinical psychologist, akaba ari umwanditsi, akaba afite igitabo cyiza cyane hano, yego aho yabivuzeho ngo twubake umuryango uhamye, aho yakoze no ku makimbirane ndetse akerekana n'inkomoko yayo, arabitubwira ku burambuye. Mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka tumuha akanya atwibwire. Karibu Narcisse. Murakoze cyane Irene. Nk'uko bivuze, amazina yanjye ni Narcisse Ntawigenera, nkaba ndi clinical psychologist nk'umwuga n'umurimo wanjye nkunda cyane, hakiyongeraho ko ndi n'umwanditsi nk'uko wabivuze. Mu bitabo nanditse harimo icyo kijyanye n'ubujyanama n'ubufasha mu gukumira no gukemura amakimbirane mu ngo no mu miryango. Okay, murakoze cyane. Reka tujye mu kiganiro nyirizina. Ese amakimbirane yabaterwa n'iki? Amakimbirane ashobora guterwa n'ibintu byinshi. Icyambere cyo nuko tugomba kumva amakimbirane cyari cyo, kutumva ibintu kimwe, kutabona ibintu kimwe. Bikaba mu by'ukuri nta muntu wavuga ngo azabaho atagirana amakimbirane n'undi. Igihe cyose ashobora kuba yaza. Ikibi kibazo ni uburyo tuyitwaramo n'ingaruka ashobora kuba yatugiraho. Muri rusange rero, nubwo ibyatera amakimbirane ari byinshi, ya mihihibikano n'ubuzima bwa buri munsi tubamo, imyitwarire y'umwe mu bashakanye itari myiza, ariko ngewe hano mu bintu wenda abantu badakunda kugarukaho cyane muri icyo gitabo ntendaho, ni ikijyanye na kamere, imiterere y'abantu, ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe abantu bashobora kuba bagira ntibabimenye. Burya dushobora kugendana uburwayi bwo mu mutwe bujyanye na ya kamere yacu, bwatera amakimbirane, ukagirana amakimbirane n'abo mubana n'uwo mwashakanye, akajya aboza yibaza ngo uriya muntu ko twebwe tubona nta kibazo, ariko mu by'ukuri hari ikibazo. Ushobora gusuzuma ukabona utuye muntu ntabwo ari we, nawe ibyo akora mu rugo ntabwo ari we biturukaho. Nk'ikizwi cyane twaheraho ni ihungabana. Ihungabana ubwaryo rishobora kuba impamvu y'amakimbirane mu rugo. Ibindi ni ibijyanye n'imitekerereze ya kamere, kugira ibitekerezo bikocamye biza igihe icyo ari cyo cyose, ukajya kubona ukabona umuntu afite imitekerereze mu by'ukuri itatuma urugo rujya mbere. Nk'iyo twavugamo umugore, umugabo n'umwana wundi, ibyo wakora byose ufite imitekerereze nk'iyo bishobora kuba intandaro yo kugira ngo amahoro mu rugo abe yabura. Hanyuma ubona ni iki cyakorwa, ni gute abantu bashobora kwirinda cyangwa gukumira ayo makimbirane mu ngo? Kwirinda amakimbirane mu ngo, ikintu cya mbere hari imigenzo buriya rusange ikwiriye gukorwa na buri wese mu bashakanye kugira ngo urugo rugende neza. Harimo akenshi abantu bakunda kuvuga ibijyanye n'urukundo, ariko buriya urukundo ni ingingo ndende
abantu bagiye bayisobanura mu buryo butandukanye, ariko njye muri iki gitabo nakoresheje imvugo y'umuhanga bita Sternberg, aho avuga ko urukundo rugira inkingi eshatu z'ingenzi. Iya mbere ari ukunyurwa n'uwo mwashakanye ukunda, iya kabiri ikajyana no gusangira imibereho, iya gatatu ikaba kwiyemeza kumukunda. Bivuga ngo niyo byagera igihe ubona wenda hari n'ibyo mutumvikanaho, ariko warabyiyemeje nyine ko muzabana akaramata nk'uko abenshi babisezerana. Icyo kintu rero, iyo myumvire, iyo ngingo iyo irimo ishobora gutuma mwirinda amakimbirane n'ibibazo. Ubwo tubona ahisemo n'uriya, byanjye bikunde tugomba kubana, haba mu byiza haba mu bibi, ingorane zose twahura nazo. Ariko nanone harimo n'uko guhingira rwa rukundo, kwiyitaho ku buryo wa mugani niba warahiswemo mu bandi bakobwa cyangwa mu bandi basore, ari wowe Gitego, ugakora ibishoboka byose kugira ngo uhore uri Igitego imbere ye. Kwiyitaho ku buryo uhora uri mwiza igihe cyose. Noneho icyo kijyanye no gusangira imibereho, dusubira kuri icyo cyo kwiyitaho. Kwiyitaho, nk'iyo numvise kwiyitaho, hari abahita bumva ni ukwitaho ku mubiri, si nk'abakobwa kwisiga gutyo nyine. Donc kwiyitaho mu buhe buryo? Ariko n'ibyo birimo, n'ibyo birimo, kuko ntago ngira ngo ujye ubyumva umuntu wa mugani yagushatse uri umugabo w'umusirimu, uri boga, cyangwa uri umukobwa w'Igitego, ariko byarangiza wa mugani yamvuga ngo sinkirambagizwa cyangwa sinkirambagiza, ukagenda ukicupiza. Babandi wa mugani uko abo babivuga, bishobora gutuma rwa rukundo niba utamuhesha ishema rw'aho agiye avuga ati mfite umugabo uboneye, mfite umugore uboneye. Ibyo bishobora kuba intandaro yo kugira ngo niba utamutera ishema, rwa rukundo rushobora kuba rwazagabanuka. Ngira ngo ibyo murabizi, wenda tuvuze muri bwa buryo bw'imyitwarire, umuntu akagenda agahinduka imbata cy'inzoga. Waramushatse ari umuntu ufite ishema mu bandi, ariko wazajya kubona ukabona nihe bakura mu kabari, kwambara, imyambarire, imyitwarire, aragutera igisebo. Ibyo ngibyo niyo ngingo muri ibyo byo kwiyitaho ndavuga, niyo ngingo mvuga. Hariho umwanya nakubwira n'ibijyanye n'ingingo irebana no gusangira imibereho. Kwa kuganira, dukorereho gato nta kibazo. Kwa kuganira, umugore wo mwashakanye akaba ari we uba inshuti yawe, aho hajyamo rero umushyikirano, noneho ibiganiro, uburyo umugabo wawe aba ari we nshuti bwira kariko kose, mugasangira buri cyose, ingorane, inzitizi uhura nazo mu buzima, amabanga yose yawe nawe mukayasangira. Ibyo byubakira urugo, ya migenzo ya buri munsi. Noneho ikindi kuri iyo ngingo ijyanye n'uburyo n'ibifasha kugira ngo urugo rube rwagenda neza, amakimbirane abantu babe bayirinda, hariho n'uko n'igihe ikibazo cyavutse mu rugo, gufata umwanya mugasabana imbabazi, mukaganira, akakabaye mukajya mu gacaca, wa mugani mugacoca amagambo, mukavuga muti niba iki wenda nticyakunyuze, ariko ntawe udacetejwe, buri wese akaba yiteguye kubabarirana, gusaba imbabazi, kwiyunga, ubuzima bugakomeza. Hari imico ya kimwe isa nkaho nyine niko numva abantu bavuga, muri uyu mugabo ntabwo ajya asaba imbabazi, mbyumva hariya mu bantu. Ese nibyo ni umuco mwiza cyangwa ni umuco mubi? Ariko umuco umuntu awufatiraho ashatse, kuko nanone ibyo bavuga, hari n'aho bavuga ngo ubugabo butisubira bubyara iki? Ubugabo butisubira bubyara ububwa. Niba ubonye hari ikitagenda neza, ni ngombwa ko utinyuka ukavuga uti nibi aha nari nanyuze rwose, ntago byagenze neza, reka ntago bizasubira. Ubwo busabye imbabazi. Reka nongere nkubaze, buriya hari urugo rubaho rutagira amakimbirane? Icyo kibazo wenda mbere yuko ngisubiza, reka mbanze nisegure, kuko hari abashobora kubeshya ko
wa mugani ngo bageze mu ijoro rito Eh, ngo nta makimbirane nta kibazo iwabo, iwawe. ariko ukurikije igisobanuro gihabwa ijambo amakimbirane, Mm, kutumva ibintu kimwe, kutabibona kimwe. mm, Nta rugo na rumwe niba abantu batandukanye umugabo n'umugore bashobora kuzabaho ibintu byose babyumva kimwe kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva saa 12 cyangwa saa moya sinzi aho umunsi utangirira, wa mu gitondo kugeza saa 12 bakazarinda bisazira bibereye muri ubwo n'ubwo buzima. buzima. Icyo dutandukaniraho cy'imiryango n'ingo bitandukaniraho Yego. ni uburyo babaho muri kwa kutumva ibintu kimwe. Okay. Uyu munsi niba ibi tutabyumva kimwe wakoze iki ngiki nabonaga byari gukorwa gutya, Mm, ariko si impamvu yo kugira ngo duhangane turakaranye tugize gute. mm, Ni uburenganzira bwawe, noneho mukagira uko mubyitwaramo mubisohokamo, mukirinda icyitwa ihohotera, ihohotera kuko ni ikindi kibazo kijyanye n'uburenganzira bwa bwawe. muntu. Naho muri make y'ubwo ku bwanjye navuga ko nta rugo, wenda amakimbirane bitewe n'uko abantu babyumva, ariko nta rugo rubaho rudafite ko abantu bazagera ubwo batumva ibintu kimwe. Reka nongere nkubaze, urugo rwaba ruri mu makimbirane, abashakanye baba bafitanye amakimbirane, ese rwafashwa rute? Okay. Urakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Nk'uko twabibonye, amakimbirane, kutumva ibintu kimwe mu rugo ni ikintu gishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose, bikaba byagera ku rwego ba nyiri ukubana bo ubwabo badashobora kuba bakwikemurira icyo kibazo. Ni byiza ko hari abantu benshi binjira muri iyo nzira yo gushaka gufasha abantu, ariko hari ubumenyi bw'ibanze bagombye kubasha kugira, kumenya ko umuti uhabwa umuntu ufite ikibazo, umurwayi nimbyita umurwayi ndagira ngo simba nkabije, biterwa n'uko ubanza ukamusuzuma, ukabona nyuma yo gusuzuma ukamenya ngo ikibazo gihari ni iki, noneho n'umuti urabuye n'uyu. Mu bufasha rero buhabwa urugo, umuryango ufite ikibazo, intambwe ya gatatu tuvuga, iya mbere ni uko nyiri gushaka gufashwa abanza kumva ko akeneye ubufasha. Iya kabiri ni uko haba icyizere hagati y'ufasha n'ufashwa, noneho hakabona kubaho rero gusesengura no kumenya ngo mu by'ukuri ibibazo biri muri uru rugo bishingiye ku ki. Ibyo biza ari uko cya cyizere cyubatswe, kandi cya cyizere cyubakwa nyuma y'uko wa wundi waganwe kugira ngo atange ubufasha, ubujyanama, ari umuntu ufite indangagaciro ziranga umufasha mu bijyanye n'ingo. Bivuga rero ngo muri makeya abantu biyumvamo uwo muhamagaro, bifitemo ubushake bwo gutanga ubwo bufasha, ni byiza ko bashishikarira gusoma no gusobanukirwa no kwiga ibyabafasha kugira ngo batange ubufasha bukwiriye bufasha abantu. Uwo mufasha yaba ari umuntu usanzwe cyangwa ni profession runaka, ni abantu runaka by'umwihariko wenda babyigiye cyangwa bashobora gufasha abo bantu bafite amakimbirane? Ubufasha buriya burimo inzego zitandukanye. Duhereye ko umuntu ubwo ashobora kwifasha, n'umuryango ushobora kuvuga ati ni iki twakora kugira ngo twirinde amakimbirane tuyakemure. Nyuma y'ibyo hari n'umuryango mugari, hari inshuti, abo nabo hari aho bagarukira bagera, ariko hari uko noneho dushobora gukenera na za mpuguke, za nzobere zizajya gusesengura zikamenya ngo ibi bibazo mu by'ukuri nubwo bigaragarira abandi gutya, ariko mu by'ukuri hari ikiri inyuma yabyo. Nk'icyo navugaga, wenda n'impamvu ubufasha butangwa kenshi budakunze no gutanga n'umusaruro, birengagiza, kandi ntabwo ari ibya buri wese gusesengura ngo umenye ngo ibi bibazo biri muri uru rugo biraturuka kuri kamere ya runaka, kuko ubwo bumenyi ntabwo nyine bufitwe na buri wese. Biraturuka ku mateka n'ubuzima yabayeho, biraturuka kuri bwa burwayi navugaga bwo mu mutwe runaka, umuntu ashobora kuba abana akagendana abandi batazi impamvu. Biraturuka ku burere butandukanye bahawe, biraturuka ko badahuje indangagaciro, umwe yumva iki kuri we ari cyo gikomeye, undi akaba abibona ukundi.
ntibahuje intumbero. Ibyo rero birumvikana ko bizasaba uko ya makimbirane na bya bibazo bigenda bizamuka n'ubufasha n'abafasha ingo barimo inzego zitandukanye. Ndagushimiye cyane kubw'iki kiganiro ku makimbirane n'uburyo twayirinda ndetse n'uburyo abari muri ayo makimbirane bashobora kubona ubufasha. Turabashimiye cyane kubw'umwanya wanyu, murakoze cyane. Turabashimiye cyane abadukurikiye hano ku Bimwe News TV. Tunabashishikariza iki gitabo, ni igitabo cyiza cyane nk'uko mwabyumvise yabikozeho ariko ntabwo bivuze byose. Iki gitabo ni cyiza cyane, nanjye nagikunze, kirimo ibintu byinshi cyane by'ingirakamaro, harimo ubusesenguzi ku kibazo cy'amakimbirane ndetse n'ubujyanama n'ubufasha kuba yarimo tayari kuba ari muri abo makimbirane, ndetse nta nubwo yasize inyuma abatarazishinga kugira ngo bashobore kuyakumira mu makimbirane. Yego hari inyigisho zirimo, hari amasomo arimo, uburyo bakwitwarira kugira ngo batazisanga mu ngo zirimo amakimbirane. Murakoze cyane. Kuwaba agishaka hari nimero aho hasi kuri screen na email yiwe, ushobora kumwandikira hanyuma igitabo kikaza mukavugana uburyo gishobora kukugeraho. Murakoze cyane.